Tekereza nawe kuri icyo kintu, kubona ufite boyfriend muri gupanga ubukwe, habura igihe gito ngo mukore ubukwe, ari ibintu mumaze kwemeza, ugasanga umujama ari kuguca inyuma kundi mukobwa. Ese wowe wabigenza ute? Wabikoraho iki? Hello friend and family, aho komeze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga, musanzwe mubimenyereye. So nk'ibisanzwe rero ni Keza Benigne kuri Father Family. Nakubwira ngo wowe uri gukurikira Father Family utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byose tugenda ducisha kuri Father Family. So ntabatindiye rero, uyu munsi nabazaniye story, ni true story, nago ari story duhimba, ni story za nyazo. So ndabizi abenshi mufite amatsiko, muri bo muravuga muti ese Keza kuki ari kudutindira kuri iyi story kandi dufite amatsiko menshi cyane. Iyi story ni story y'inyigisho kandi ikindi ni story ishimishije. So ntabwo navuga ko ishimishije, ni story ibabaje. Umusore yakundanye n'umukobwa. Umusore amaze gukundana n'umukobwa, umusore ntari bubashe kuvuga izina, ndetse n'umukobwa nawe bubashe kuvuga izina bitewe n'uburyo iyi nkuru bayimpaye, kugira ngo nze nyicishe kuri Father Family. Gusa iyi story ngiye gutangira ikeneye inama zanyu. Nkuko nayo maze kubabwira, umusore yakundanye n'umukobwa, bamaze gukundana, umusore aturuka mu gihugu cyo muri Amerika. Abanyamerika ndabasuje cyane. So uwo musore rero yakundanye n'umukobwa wo mu Rwanda, we ni umunyamerika, barakundana, urukundo ruraryoha, bageraho kumva babana nk'umugore n'umugabo. Bategura ubukwe, bamaze gupanga ubukwe, ntibyatinze mu gihe bari gutegura ubukwe, umukobwa yahise afata umuhungu ari kumuca inyuma. Tekereza nawe kuri icyo kintu, kubona ufite boyfriend muri gupanga ubukwe, habura igihe gito ngo mukore ubukwe, ari ibintu mumaze kwemeza, ugasanga umujama ari kuguca inyuma kundi mukobwa. Ese wowe wabigenza ute? Wabikoraho iki? So kadukomeze n'abatindiye. Umukobwa rero yahise ababara, kandi birumvikana koko byari ngombwa kubabara. Ntago nawe wabona umutipe ari kuguca inyuma ngo uzemere gukomeza kumubera iki? Kumubera umugore kandi arabonye aguciye inyuma. Umukobwa yahise afata umwanzuro wo gukatira umusore. Akatira umusore. Amaze gukatira umusore, umusore nta kindi yakoze. Igihe cye cyari kigeze cyo gusubira mu kazi, cyo gusubira muri Amerika kuko ariho atuye. Yasubiyeyo, amaze gusubirayo, agezeyo ariko bimwanga mu nda. Avuga ati se uyu mukobwa ko namukunze, akaba ari njye wamuhemukiye, why not ntagaruka gusaba imbabazi kugira ngo mbashe kuba nabana nawe. Ntibyatinze, umusore yagarutse mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda, atangira gusaba umukobwa imbabazi. Amusaba imbabazi, amusaba ko biyunga iki. Umukobwa amuha umwanya, barabonana, baraganira ibintu byinshi. Umva, wa mukobwa abona amaherezo nta yandi ari ukumubabara, kuko uwo mukobwa nta wundi boyfriend yigeze agira nyuma y'uwo boyfriend we wo muri Amerika. Igihe cyari kigeze, igihe cyarageze, bajya ahantu, bajya gusangira, ari nabwo baganiraga bashaka gusubirana, basa n'abasubiranye neza. Umukobwa yamwemereye, bagiye gusubukura gahunda zabo z'ubukwe. Mu gihe bari gutaha, bari mu modoka, kwa kundi umukobwa yari afite telefone y'umujama. Murabizi abakobwa ni abantu dukunda amafoto, dukunda, babyita guslayinga niko nabyita, genda wifata ifoto, selfie n'iki. Agiye kubona, umukobwa agiye kubona, abona SMS iraje muri telefone y'umugabo we. Nk'umuntu amaze kubabarira, nk'umuntu bagiye kurushinga, ntiyatindiganyije kureba SMS wohereje umugabo we. Arebye SMS wohereje umugabo we, akubitwa n'amatayo. Iyo SMS yaravugaga iti, ese abasore ba diaspora mwabaye muti? Kuki muza mukabeshya imitima y'abakobwa? Nk'ubu ngubu waraje uza mu Rwanda, umbwira ko nkunda, ndakwemerera, turaryamana,
ati none nsigaye nguhamagara ukanga kumfata, ese mubiterwa n'iki? Urumva na ka SMS kari kaje gasa n'akari gukatira uwo mutipe bitewe n'uburyo yabonanye n'undi mukobwa, bikarangira uko nguko atongeye kumwitaba. Wa mukobwa yari amaze kubabarira boyfriend we, akiboneye SMS biba bitangiye isura, biba bihinduye isura nyine, biba bitangiye ahita azana n'ibya mbere n'ibyabaye byose. Avuga eske uyu mutipe ndi kubabarira tugiye kubana ni umusore nyabaki, ese bimeze biti? Akiboneye SMS modu yari irimo yahise yihindura, arongera arahinduka, abashwanye na wa mutipe nanone. Avuga ati ariko se sheri kuza ukansaba imbabazi, ese ni ibi ngibi wirirwagamo, ni ibi wari urimo? Ubwa mbere urabizi byabaye byarabaye, waje arizo mbabazi uje kunsaba. Ibi bya kabiri iyi SMS ko ari igihugu vuba uje mu Rwanda, yo bimeze biti? Kuki ukora ibintu nk'ibi ngibi? Umusore biramucanga, abura icyo asobanura, abura icyo asubiza, barashwanye nanone. Kandi ubwo yari yaraje aje kugira ute, aje kwiyunga. Bamaze gushwana, umusore arongera asubira muri Amerika, yarashwanye n'umukobwa. Ntibyatinze uwo mukobwa yahise abona undi mu boyfriend. Abonye undi mu boyfriend barakundana, abona umu boyfriend utamuca inyuma, abona umu boyfriend umwubaha, umva bumvikana nyine kuri buri kimwe cyose. Umukobwa aratuza, aturiza kuri uwo mu boyfriend bari kumwe hehe mu Rwanda. Umutipe nanone birakomeza bimwanga mu nda. Avuga ati ariko uyu mukobwa naramuhemukiye. Namuhemukiye inshuro ya mbere, njya kumusaba imbabazi arambabarira, n'inshuro ya kabiri nza kumuhemukira, turashwana aribwo nagarutse muri Amerika. Ese ko ngiye gusubira mu Rwanda, ko abakobwa bose nabazengurutse nabonye uriya mukobwa ariwe wakubaka, ariwe wanyumva, mbigenze nte? Nta kindi umusore yakoze, yahise afata umwanzuro wo kongera kwinginga nde wa mukobwa. Abagarutse mu Rwanda, ubwo ibaye inshuro ya kangahe? Iya gatatu. Inshuro ya gatatu abagarutse mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda asaba uwo mukobwa ko babonana. Umukobwa arabyemera, barabonana. Umutipe aramubwira ati mbabarira, inshuro ya mbere narakubabaje, ngusaba imbabazi urazima, inshuro ya kabiri ndakubabaza, urankatira, ngenda ntagusabye imbabazi. Kubw'iyi nshuro ngarutse ya gatatu kugusaba imbabazi, mbabarira, ndi serious, nta rindi kosa uzongera kumbonaho, ngewe ndashaka kubaka, nta kindi nshaka, kandi nawe mugore nabonye ugomba kumbera umugore muzima, mbabarira twiyunge dukore ubukwe. Umukobwa biba biramucanze, ababwiye umutipe ati nzakubwira, reka nanjye ngende, wowe wafashe umwanzuro kuza kunsaba imbabazi, nanjye reka njye kubitekerezaho, nzakubwira uko byifashe. None ubu ngubu umukobwa byamucanze. Umukobwa akunda umutipe bari kumwe. Umukobwa akunda uwo munyamerika, nubwo uwo munyamerika ari umunyamafuti, kandi uwo munyamerika afite gahunda ifatika, niwe ushaka kumushyira mu mago. Uwo mutipe bakunda nawo mu Rwanda ni umutipe uri aho ngaho, amwereka ko amukunda, nta gitekerezo cyo kubana nawe, nta kintu kijyanye no kubana nawe nyine aramubwira, cyo kuvuga ati mbese nta bintu byo kurushinga aramubwira. Kandi umukobwa ni umukobwa mukuru ukeneye kubaka. Byamucanze, avuga ati uyu mutipe yaranyubashye, wo mu Rwanda yaranyubashye, anyereka ko ankunda, ariko nta gitekerezo cyo kubana nawe aragira. Ahari wenda ikimutera kudahita afata umwanzuro wo guhita ashyira umwana mu mago, ubanza ari ukubera agize ute, akennye, nta mafaranga afite. None umukobwa byamucanze, aravuga ati se ndi umukobwa ukuze, nkeneye kubaka. Uyu mutipe nubwo yankoreye amakosa, uyu mu diaspora yankoreye amakosa, arashaka kubaka. Ese ndamwizera ku buryo indi nshuro atazongera kunkorera ikosa ugasanga biranshanze? Ese mukatire burundu, mwihorere, nkomeze nkundane n'uyu mutipe wo mu Rwanda, ntegereze igihe azambwirira ko twarushinga, mbigenze nte? Guys, uyu mukobwa byamucanze, ariko aravuga ati se ngume kuri uyu mutipe, ariko aravuga ati se njye kuri uyu munyamerika ntagishyira mu mago ko nkuze, nkora iki? Hagati aho ngaho rero ari kwibaza, ari mu bibazo byinshi cyane,
yabuze icyo akora. Hagati aho rero impamvu yazanye iyi story ngo tuyicishe kuri Father Family ni uko akeneye inama zanyu, ni uko akeneye ibitekerezo byanyu. Nyabuneka mumugire inama zanyu ziramufasha kandi inama zanyu ziramwubaka. So ndabakunda cyane, ni kuri Father Family.